kuki afollowinga abakobwa noneho akajya ku rwego beza iki ubwo nanjye noneho najya gufollowinga abahungu noneho nanjye guforowinga no gutereta nabihurira oya ahubwo si ubizi uti umuhungu dukundana mukundana usanze muri Instagram nyine habaho followers na following yego ugasanga muri list y'abantu afollowinga list y'abantu afollowinga ni abakobwa beza cyane nawe ujya utinya b'inshuti zawe uba uvuga ati anytime ucunze nabi bamuntwara ba bakobwa utinya ati abangaba bamuntwara abakobwa beza b'ibizungerezi b'inshuti zawe ugasanga nibo afollowinga gusa kuva ku wa mbere kugera nko ku wa veni abafollowinga ubona ari abaclose bastokinga n'abaganira ari following it's a red or grind biri that why red kuki followinga abakobwa gusa nsobanurira ako kantu n'ubundi ubwo uwo muhungu ni umufurashuzi akunda abakobwa kuki afollowinga abakobwa noneho akajya ku rwego beza iki ubwo nanjye noneho najya gufollowinga abahungu noneho nanjye guforowinga no gutereta nabihurira oya ahubwo si ubizi uti ibyo noneho bavugana ibaza ariko nawe ubwawe ubonye akawunti ya sheri wawe ufunze n'abahungu beza wowe uri nko hasi ntabwo ari byo biri redi pe ntabwo yaba rero yakora inge bakobwa bo ku mbuga mwebwe umuhungu akurikirana abakobwa beza cyane muhatana ukabona arabakurikirana kuri following list ni red flag cyangwa ni green flag kuri wowe ni red